uhora urekereje ntabwo sindekereje nabuze umunsi uzaza basi ukambura uko bimera kuza umuntu adahamagaye abuze cyangwa uhamagaye waje wahamagaye neza umusaza waje nta no kwaguka ngo yicare yewe ngewe se wowe inyirira mbana yarega n'ihanga n'iyicare umeze neza ibaze ko ramubwiye nabona yigumana sinziteye muzima ese kwa vitu byo gukora wapira mwana cyangwa gushaje maze kumvisha ufite igitotsi amakuru mfite ntabwo ndi bego wica ngo bari cyangwa neza ariko ibagirwe kuki kwagira se ngo wenda ukakuya amakuru mari mpamvu navuga ngo ni meza uko ubushinjacyaha bwamaze kubona ibimenyetso batasobanuye neza nimba ari ibishinja bigema cyangwa bimushinjura ariko ijambo umushinjacyaha yarambwira ati ibyo byose ahubwo ni ibishinja bigema reka ngo gukira kuba tugize amahirwe ngo se kwirakaza mu gice ari ibishinja bigema kuba tugize amahirwe cyangwa bikunda rura rubanza narwo rugema na rutsinda amahirwe menshi ari kuri twebwe mbese ubwo urumva byaba ari ibimushinjura gute se babibona kandi rugema ibyaregwa nyine n'ubundi ari ukuri wataye umutwe w'iki ntabwo nabitinzeho muri se kuki wotamubajije bro nawe njya mvuga rwose ngo nubwo uri mukuru nawe ujya umbera nk'umwana ngo ngira ngo amagambo ntose nyine kuki uvuyeyo utamubajije ibintu byose uko byifashe ikintu kibaye njyewe nagenda kumusubikira ahubwo rero ibintu byo gukomeza dusubika urubanza turusubukura ndamubwiye ni perezida Tom Kagame yego ahubwo n'ejo bundi ushobora kujya burya bakanyereza hanze ntabwo nabwira abanyobora mubwire ngo ufite urubanza rw'umuryango ndetse ndabwira nuko meze kose ngerageze ku buryo byibuze mu gihe kitarenze iminsi 15 urubanza rurangiye cyangwa rusomwe bitabaye ibyo ni ingendo rutarasomwa muzantegereza mpaka igihe nzarabirwa mana yanjye nyamara uburozi burakora mu by'ukuri umubyeyi wabyaye abana wabagiriye ku gise ari kuvuga ati hoshi mwe ngegera ati ibyo byana mu by'ukuri ati aha niho twari tuvuganye kunyijaniye kwa sheri Rugema unzanye ahangaha gute ye ati ibyana nibyo unzanyemo ibi byana biri kungambanira abikambuza umunezero wanjye nibyo unzanyemo we Emile mama iribagiza rero nko mumaze kwibona yamaze gushika mu by'ukuri kwa iribagiza kandi arimo gushingira wagiza kare we urimo kumugambanira akanategura imigambi yose iri kumubuza kugera ku byishimo bye hagati aho reka mubwire ngo warebye filime Inzira y'umusaraba kuva yatangira kugirana n'uyu munsi tubwire nabe bakinnyi uzimo nabaye bishimira niba ndi gukorera ibintu neza hanyuma nanone niba ari bwa mbere cyangwa se urebe niba warakoze subscribe niba utarayikora ukore ku buto rya subscribe ni iby'agaciro ndetse kandi gahambaye nyuma yo gukora ku buto rya subscribe wowe ndakubwira nti urakaza neza mu isi yo kwiga urakaza neza mu isi yo kucukumbura binyuze muri entertainment hanyuma bayikoze mweze mukomeze kugubwa neza kandi Imana ikomeze ibamera umugisha mwinshi kandi utagabanije umubyeyi rero yavuze ati sindi wewe ahangaha nabo bahita bamwago turagenda ute mu by'ukuri udafite n'imbago uraza kugenda ute imbago urazimwaka tugomba kuba ahangaha tukaganira nibuke neza ko mama iribagiza ugatarayi atayakageza ahangaha Rugema ubwe yigereye ahangaha aje kubaza amakuru ndetse no kumenya ngo mama iribagiza ari hehe
turaje tubivugeho ndetse tunabirebera hamwe mu kanya. Rugema rero we na Gatera basizuye bavuga ko mu by'ukuri bagomba kwihorera kandi bagomba kubikora vuba cyane byihuse nta gutinza mu minota 0 ndetse no mu minsi mike bagomba kuba barangije ibintu neza. Barimo guhiga Kamarade na Emile, gusa wibuke neza ko bamaze kumenya ngo ahantu bacumbitse, ariko umugore wa Emile nawe yaramubwiye ati maze iminsi mbona hari abantu bazenguruka ahangaha, sinzi ibyo ari byo, sinzi ukuntu biri buze kugenda. Hanyuma rero nibaza gutinda gake bashobora gusanga n'ubundi bimutse ugasanga baraswase. Ese Imana yanjye ibi bintu biri buze kugenda bite ko barahiye bakarahira ngo bari buze kwica Kamarade ndetse na Emile? Bazi Emile bamwishe ubusa umugore we yasingaraye. Rugema nawe ari kwibaza ko Emile mu by'ukuri yateye umukobwa we inda, nubwo ari kwibaza ko ubu ngubu basigaye babana umugore n'umugabo. Ni ibintu mu by'ukuri yagakwiye kuba yibaza agatekereza kabiri, ariko kubera ubugome n'urwango ibyo ntashobora kubitekereza. Nari maze kubabwira ko Rugema yageze mu by'ukuri kwa Iribagiza agiye kureba uburyo bimeze ndetse no gutara amakuru nyine kugira ngo abone ahera. Gusa agezeyo Iribagiza nawe yamwimye amakuru, amwima ikintu na gito, ahubwo arambwira ati mbabarira usohoke uva ahangaha. Agerageza kuza yigize umuntu mwiza, arimo kumbwira ati Iribagiza narakureze, uri umwana wanjye, ati nyereka kuzukuru ndebe, ati umwuzukuru si umwuzukuru ibiki, ati uriya mwana ntakureba, si uwawe, si wowe wambyaye, ndetse mu by'ukuri muri rusange nta uri data, ati si n'umwuzukuru wawe, rero ntuzongere kuza umbaza umwana wawe, ahubwo mbwira ikihutirwa ni iki kikugenza. Undi nawe aramubwira ati narinje kubasuhuza ndetse no kureba uburyo ibintu bimeze ahangaha ndetse no kureba kuzukuru kanjye, ariko hagati aho mama wawe ari hehe ko yavuye mu rugo tukamubura? Rugema yaje yijijishije azi ko amakuru y'uko bari bagiye gusezerana Iribagiza ntayo bazi, mu by'ukuri asanga Iribagiza arabizi. Ati se ahubwo urimo kumbaza mama? Ati ntagakwiye kuba mukubaza we nk'umugabo we kuko mwagiye gusezerana. Yumva mu by'ukuri barabizi, ibyo biramutungura. Hanyuma birangira azinze amabinga arataha nta n'ikintu amenye, kugira n'ubu ngubu ntabwo yari yamenya ngo umugore wari he, kandi twebwe tumaze kubona aho umugore we ari. Urugo rero ni urugendwa muri rusange nk'ibisanzwe. Kwa Emile nyine mabuja batangiye kumugendera akamusura, mu by'ukuri mu rusange kubana neza, kugira umutima mwiza, gukora akazi neza ni ibintu byiza cyane buri wese yagakwiye gukora kugira ngo azagire ejo hazaza heza muri rusange. Kubera kubana ndetse no gukora neza kwa Emile, murabona ko Iribagiza yaramwishimiye, amenyiwe ndetse yabaye inshuti n'umugore we. Ati rero ngo nyiri umukobwa ndabizi ko abamama mutwite muba mufite mu by'ukuri utuntu twinshi mukenera kurya ndetse no kwitaho. Hanyuma amukubita uduceri, amukubita amafaranga, mu by'ukuri amubwira ati nushake ntureke kubwira umugabo wawe nta kibazo. Undi aramubwira ati umugabo wanjye nta kintu muhisha pe, ndaza kubimubwira ndetse nanayamwereke kugira ngo ashobora no kubura amafaranga agahangayika, kandi mu by'ukuri nyafite ugasanga yahangayitse, kandi simba nshaka ko ahangayika, si wumva abandi bagoresheje. Naho abangaba ngubu bahariya hepfo mana we n'amasasu, ni babandi pirate yari arimo kubwira ngo azahereza mbonye. Aha rero bateranye bakora inama ya danje, baza kwiga ndetse no gusesengura uburyo ibintu byose bazabikoramo ndetse n'uburyo byazagenda akantu kandi bikaza kurangira mu mahoro ndetse n'urubanza rukarangira. Barimo kumusaba umufasha, barimo kumusaba amafaranga nyine, nta bundi bufasha basaba usibye amafaranga. Hanyuma arababwira ati njye bigiye mwansuye amafaranga, mwumva nta soni mufite, kugira ubu ngubu ngiye n'ikimaze kugeraho, amafaranga yose maze kubatakazaho, ngiye navuga ngo nikinagizeho. Mu by'ukuri ari mukuri, ariko nyine niba navuga ngo n'urukundo, gushaka umugore cyane byamuhumye amaso. Ariko se ari ubuze abagore mu by'ukuri muri UK ho wabuze mu by'ukuri abagore washingiranwa nabo beza b'imitima mizima, ufite amafaranga yawe, aho kugira ngo uze muri bisari ngende wowe nahita nicomokera nkagenda nkajya kwikurikiranira akazi kanjye ndetse n'ibindi. None bazi ko ngo yarateze ava muri UK azana na mama we, amaze guspendinga amafaranga menshi cyane kuri uyu muryango, nta kintu kizima umugezaho. Rero sinzi ukuntu bizagenda, gusa ikintu gihari
nk'uko bigaragara byo ni danje. Isimbi rero bagerageje kumwumvisha gukunda ariko bibi byo gusa arababwira ati wapi njye sinshobora gukunda sinzi n'uburyo byava mbabwiye ko mukundana n'akanunu naba mbabije pe Karina ariwe ubwo yarabimwibwiriye. Hanyuma ako kanya nibwo umudiaspora ngo biganye yahise ahamagara Isimbi arababwira ati ngeze i Kigali. Isimbi nawe ahita abibwira abangaba. Mama we arabyishimira ariko papa wese yabyishimira kuko nyine azi amadeni yariye ndetse na porojezi ziri kubipfiramo. Mama we ati nishimiye kubona umwana wanjye yishimye, igihe yababaye ni cyinshi kirahagije. Rero nizere neza ko wakoze subscribe niba ari ubwa mbere wagira ngaha. Bye bye, duhure mu kanya.